so urumva rero icyo gihe nibwo negereye mu ndamwani wo kabyara ko izi nzozi kuva muri primaire nari umukinnyi ndi n'umunyamakuru donc ngomba bari nkagaragaza impano yanjye arambwira ati ngwino uraboneka mu gihe kingana iki ndamwani mu minota 30 nari ngeze ahantu bari nari garagaje uwo munsi mpeza n'amahirwe kwita passing nyine ndakomeza nkomeza nyine muri iyo film nuko kugeza n'ubu 2024 ndacyari umukinnyi wa film ariko ibaza n'ibintu uri mukora umunyamakuru uracyabikora uri umunyamakuru hehe ubu ngubu nari ndi gukora kuri B+ ya BTN yego ya niyo nari ndi gukora uri umumodo uri mu modo hehe umumodoringa mu werekana ibiki niba donc ni imideli n'ubundi ni imyenda sibyo ukaba umukinnyi wa film ibyo bintu byose ubihuza ute bibanarira he siyo mpamvu nyine Rafati yavuze ngo ninjye muntu wa mbere ushaka kubura muri inshuti ukambura neza kubera nyine guhora nkunda amafaranga ku rwego udashaka gutekereza ariko nkunda gukora kurenza gukunda amafaranga donc uyakunda wayakoreye of course none ibyo bintu birinjiza cyane nicyo nashaka kumubaza Nicole ni umukinnyi wa filime no modo ni ABCDE ariko kandi uri Josephine nka Josephine nihe ibyo ukora bimaze kukugeza by'umwihariko nk'urubyiruko umwana w'umukobwa ukiri mutoya nihe bimaze kukugeza wabwira abagenzi bawe badukurikiye mbere na mbere nabanza kubabwira ngo bigirire icyizere ikindi bakunde gukora icyambere cyo nkuko umwana w'umukobwa iyo wakunze gukora ikindi ukiyubaha ukamenya uwo uriwo mbere na mbere kubanza kumenya uwo uriwe ukamenya n'intego yawe n'icyo ushaka ibyo bintu bizagufasha kugera ku kintu wowe wifuza kuva mu bwana bwawe cyangwa inzozi zawe kuzigeraho mu gihe wamenye icyo ushaka ukamenya intego yawe neza ukamenya uwo uriwe mbese ugakunda no gukora yego njyewe nicyo kintu cya mbere nagira urubyiruko rugenzi rwanjye babanze bikunde bamenye icyo bashaka bakunde no gukora ibindi byose bizaca ndashaka kumva nk'ikintu kimwe nibura cyangwa bibiri muri byinshi wagezeho gifatika watubwira icyo nagezeho nabashe kwisobanukirwa nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ikindi ubu tuvugana nubwo nyine kwirata atari byiza nta wirata ibibi ibyiza bihari ariko nanone ntabwo nakirata ibidahari ubu navuga yuko ndi umukobwa mu bategarugori cyangwa mu banyarwandakazi wabashije kwigirira ikibanza cye kimuturutseho nkaba mfite ubutaka bwanjye mayuti ni byiza cyane kandi ukomerezaho hari abantu abana benshi cyangwa urubyiruko bababona kuri televiziyo tukabareba kuri YouTube tukabareba kuri social media tukabona mwagezeyo ndavugira abo bana bakavuga ati uriya yagezeyo ndashaka kuzamera nka Nicole aka Miss Independent akavuga ati ariko nzacahe sibyo kugira ngo ugaragare umenyekane uvuga uti nanjye hari ahantu ngeze ni ibintu byoroshye ku umukobwa cyangwa ku rubyiruko duteze amatwi muri aka kanya ntabwo ari ibintu byoroshye habe na gatoya byorohera ku muntu uzi ikintu ashaka nyine nk'uko nabivuze bizakorohera wowe ubwawe numenye ikintu ushaka ukamenya naho ushaka kugana so bizakorohera cyane kuko uzamenya inzira ngomba gucamo niyo ntagomba gucamo muri nosi cyangwa se muri Rwanda rwacu biragoye kugira ngo ugere ku ntego we wihaye utabanje kwisobanukirwa nibisobanukirwa uzamenya kugana kwisobanukirwa gusa birahagije bisaba iki rero kuko ni ikintu kigoye n'uyu munsi buri wese ashobora kwibaza ati ariko ndisobanukiwe ubundi nta muntu wisobanukirwa hanini abibwirwa n'abandi ariko iyo ufite umuryango uri umuryango niwo ugufasha kwisobanukirwa neza yewe akenshi nkunda kubikwa kuri mama wanjye niwe mujyanama wanjye niwe nshuti magara ngira mama wanjye niwe ngira inama niyo ngize ikibazo ne mu rwa mbere ngisha inama mubwira ati bino bintu uko bimeze gutya mbigenze gute ese ko ngiya n'ubu tumaze kuvugana mbere ko ninjana muri studio ndamubwira n'ubu ngiye kwashumika arambwira ati mwana wanjye umpagararire kabisa so mama wanjye ni umuntu wa mbere wabashe kumbwira uwo ndiwe kuko umubyeyi wakubyaye niwe ukuzi kuruta uko we wiyizi kuko aba yarakureze mu mikurire yawe abakuzi neza bihagije kuruta uko we wakigira ukuze ugize gute mama wawe ni uzi wowe ubwawe uko warura ariko ntabazi uzaba we ejo hazaza so mama wawe ni ukurema rero akakubwira ati uri uyu muntu nawe ubwawe ugomba kujya muri miruwari ukireba ukavuga ngo okay nimba mama wanjye yarambwiye ko ndi uyu muntu reka nanjye nisuzume ndebe neza kuko niba ndi uyu muntu niba umenye ukamenya uwo uri we bizagufasha kugira ejo hazaza heza Josephine wowe wagize amahirwe yo gushyigikirwa na mama wawe ariko nzi neza ko mu badukurikiye harimo nk'urubyiruko rushaka kuba rufite impano ariko ababyeyi bakaba nk'inzitizi bakavuga bati biriya bintu ni iby'uburara n'ububandi ariko kandi yifitemo impano ishobora no kumuzamura nawe agatera imbere uwo mwana yakora iki
ikintu cya mbere n'ubundi yakorana ukuganira n'umubyeyi kuko ntekereza ko intambwe yose watera umubyeyi wawe cyane cyane mama wawe atabyumva atabifitemo uruhare inshuti yanjye ntuzigere ufosinga kuko umugisha wose aho uvuga aturuka umugisha mwiza uturuka ku babyeyi rero mu gihe umubyeyi ntabwo njya nshigikira ngiye ngo kuba mufite impano ngo nzigumure ku babyeyi banjye ngo njye gukurikira impano yanjye no mama wanjye mu gihe atamfiteho mu gihe nzi ko mfiteho ubushobozi bwo kumbwira ngo mwana wanjye komeza anansengera amasengesho mama wanjye ngo agira aho amerekeza ntabwo ngomba gukomeza rero wa mwana we nimba mama watagushyigikiye rwose reba ibindi bintu ujyamo umugisha n'inama wenda ejo nugira igihe cyo kwigenga uzabijyamo rero nk'umuntu uri muri filime nk'umuntu uri mu ruhando rw'ubuhanzi hano hanze kugaragara cyane uguca hano bakakumenya uca hano bakagutunga intoki bati ngo uriya araciyeho ibyo bintu Nicole ibyo bintu nabyo gusa kuko urinjiye arafata atahaha makena yakurebeye mu kirahuri ati aha uretse abo ngabo hari n'abandi bikubera donc nk'umukobwa ibyo bintu kubana nabyo ni ibintu wishimira ni ibintu byakugwiririye uhangana no kubijera ni gute gato kubijera nuko ubijera uti birumvikana ikinyarwanda kubibamo kubera kubibamo njyewe ndi umuntu woroheje cyane ndi umuntu navuga ko ntabwo ndi umuntu wishyira hejuru ngo numva ngo ni ibintu bikomeye njye bifata nk'ibintu biri normal ni ibintu bisanzwe ni n'ibintu ahubwo numva nkunze cyane kubona ko umuntu aranze ntabwo nzi mu bintu bibi ni ibintu byagize aho binkura naho bingeza ntabwo njye njakira nk'ari ibintu biba ahubwo kunzi biranezeza cyane binatuma ahubwo pushinga cyane kugira ngo nubwo wunzi n'abandi bamenye n'umwana wawe uzabyara azamenye ni ibintu njyewe binezeza cyane kubibamo numva mbona ari ibintu byiza sometimes hari igihe nyine hari nk'igihe ushaka nko kujya kwinywera ahantu nk'amata wenda nko kuri botike ugakubitana n'umuntu ati dore wa mukobwa ndayanywa nta kibazo kuko ndayishyura ndagenda ariko nyine usigarana akantu mu mutima uvuga ati nk'ubu kweri ntabwo basamura telefone se ngo bashake kugufotora wicaye ntabwo birambaho ntabwo njyewe ibyo bintu birambaho pe hanyuma mbona hano ku mbuga hano kuri iyo mihanda nk'uko muyita abana b'abakobwa cyangwa n'urubyiruko yumva ko agomba kumenyekana asenye mugenzi we ashyize ubwambure bwa mugenzi we cyangwa ubwe kugira ugasanga nk'umukobwa kuko sinzi ukuntu imibiri y'abakobwa iteye kugira ngo umenyekane ugomba kwerekana uko uteye hamwe hambaye ukahashyira hanze icyo kintu uri nk'umuntu ubikurikiranira hafi ubona bimeze gute ubitekerezaho iki ubuvuzi ibintu by'ubwambure ni ubwambure nabonye nijoro naraye numvishe narira cyakoze iyi mihanda niba ukimeze marange yanyereye iratoha irashya ubu ngubu sinzi ko abantu bavuga bazongera kuvuga vuba gusa ni ibintu navuga ko kuba umwana w'umukobwa yazamukira kuri mugenzi we ariko yamusebeje ntabwo ari ibintu byiza njyewe numva ko kuzamukira ku muntu ari uko wamuvuze nabi ari ubugwari kuruta uko washaka ikintu wowe ubwawe abantu bakumenyaho kiri unique kuri wowe kizatuma abantu bavuga ngo uyu muntu muzi kuri iki kintu kandi akaba ari ikintu cyiza kamera haba ari ikintu nyine kibi gisebetse muri sosiyete nyarwanda ikindi ntibibagirwe na ndikubwira n'abantu muri rusange ntibibagirwe ko ibintu bakoze aka kanya nyuma y'imyaka 15 ibyo bintu bizaba bigihari nta hantu bijya so making sure rero ko ikintu ugiye gukora hari ahantu ejo kizagera nawe ubwawe ntikigutera ipfuno njyewe numva atari ibintu byiza ko wazamukira ku muntu uri umwana w'umukobwa ushaka kumenyekana cyangwa uri umusore ngo uzamukire ku kintu kibi ntabwo ari ibintu byiza cyane hanyuma Nicole muri uru ruganda mubamo imideri filime byanga bikunda ni uruganda navuga rugaragara cyane by'umwihariko mu rubyiruko ariko kandi hakavugwamo ni ibivugwa ko habamo n'ikibazo cya ruswa y'igitsina ariko kandi hakaba wenda hashobora kubamo n'imbogamizi za personnel ushobora kuba warahuyemo nazo ese wowe iyo ruswa ntayakugezeho witinda n'ubu biracyamba ubyitwara mute kugira ukomeze gupushinga nk'uko wabivuze kugira ngo uyu munsi ubu wuriwe uyu munsi twatumye ahangaha byambayeho mu bijyanye n'imideri byambayeho cyane ugasanga ni ibintu bikugoye kujya kwambara imyenda ugasanga umuntu kwambika n'umugabo ugasanga ibintu byose ni ibibazo byo nabashe kubisimbuka byo ntabwo ari ibintu ubu ngubu bikimbaho cyane mu bijyanye na filime byo
ruswa yo ni gusa navuga ko ni hiryamye niho honyine ahubwiye niho honyine navuga ko ari kuko niyo ahubwiye niho honyine navuga ko ari kuko niba ushobora kuza wowe ushaka kumbona nk'umactrice mwiza ukavuga wow Gihozo nkunda ukuntu actinga nshaka kumukoresha muri filime yanjye ibyo ni ibintu bita bikorohera kwita unyaproshe mukambwa ati nshaka kunkorera muri filime ariko ngiyewe kubona filime nk'umu director nkaza nka kwaproshe nkakubwa ati wampaye amahirwe muri filime yawe bahita bakubwira ngo uze kundeba tubiganireho kandi kuza kureba umuntu w'umusore wibana si musaza wawe siso kujya kumureba nyine nawe witumenya ibintu bikujyanye mu rugo none se kukubwira ngo ngwino tubiganireho so egare mpereza rero mu myaka ine maze muri sinema mfite experience kuri ibyo bintu kuko hari n'uwo bigize kumba aranafungwa ariko afungwa igihe gitoya nanjye ubwayo nagiye nzi ko nyine yarambwira ngo uze kuza kundeba ngo yari afite studio ya editing yaho mu rugo arambwira ngo ndiko editinga uze kuza kundeba mu rugo mbo nanjye nikoraho ndabwa njye kureba director ngeze ibyabereho namwe murabyumva imyenda yanjye yinshiraho n'umwana w'umukobwa urabona ibiro mfite n'inka ari 25 by'agafuka k'umuceri rero urumva kuva icyo gihe nahise mfata decision yuko niba uri umuntu w'umusore uba muri bino bintu bya sinema cyangwa se uba mu bintu by'urugaga rwa sinema cyangwa se mbese rwa muzika muri rusange ukambwira ngo ngwino ndebe atari kumwe ngo duhure samuwe nyine ahantu hari public ntago nshobora guhura nawe nanjye ndakubwira ngo nanjye ngwino ndebe nkubwira hantu yeah of course ngwino ndebe niba bikoroheye kubivuga icyo gihe bikubaho akaguciraho imyenda byarangiye gute urumva byarangiye afunzwe n'ubundi nta kintu yigize akora kameme ntacyo yakoze kuko habayeho abantu barantabara ngende mu rukundo kuganira urumva nageza aho ngera aho ngaho yari ari gukorera mbanze kuganira n'abaturanyi be tuba abantu nyine turasabana ndabuganje kureba umuntu rero bumvishe mvugije induru baravuga uyu muntu ntago avugije induru kubera ari ibintu byiza barantabaye kameme niyo mahirwe y'amasengesho ya mama yaramerekeje utanga donc uramurega naramureze urumva kameme n'ubundi nageze aho mbabwira ikinzanya abo bantu bari babizi nibo bambereye abatanga buhamya ndavuga uyu mwana yaje kare ibaze ko ntageze saa 8 tubuvugana saa 12 yangumishije hanze ngana n'abaturanyi paka saa 12 nuko rero muri potinga baramugeza yamaze n'ibyumweru 2 hanyuma urumva none wowe uyu munsi umaze kubaka izina baragushaka kurenza uko bashaka ariko hari abandi bana bagenda bakomanga shaka na wampaye inama nabagira n'umusore najya kubwira ngo ngwino ndebe tubiganireho jya umubwira ngo ngewe ndakubwira ahantu duhurira ibyo kujya kumureba se n'ibiki none se ubwo urumva urimo uramubwira ngo atange itegeko kandi nawe ibyo rero ikiza wajya ukora ujyana n'umuntu wizeye yaba umukobwa cyangwa umuhungu w'inshuti yawe adashobora kugusiga uwo muntu umujyane kandi ugene nyine hari undi muntu wabwiye ibintu ugiyemo ku buryo uramutse ugize n'ikibazo wabona abantu bagutabara cyangwa abantu bagutangira ubuhamya byaba ari byo byiza ubwo se icyo kibazo kikubaho ntabwo wagize gucikamo intege ugutinda ibintu noneho ngiye kubivamo nabona bitoroshye n'ubundi nabivuyemo hafi nk'umwaka n'igice iki cyakugaruyemo nagaruye nyine n'intege zo kumva icyo nshaka menya icyo nshaka ndavuga noneho ubu ngubu ariko icyo gihe rumva nahise nkomeza mu itangazamakuru ndavuga ibi bintu reka mbiretseho gatoya nigire n'ubundi muri itangazamakuru nkomeze mpushinge n'ubundi abakinnyi ba filime tuzahuzwa n'itangazamakuru bizanyorohera ni nabyo bintu byatumye nongera kugaruka muri sinema kubera itangazamakuru yego rero umazemo imyaka 4 ufite ibyo ukora byose ariko urumva hari modeling sejya hari itangazamakuru hari na filime ubitondetse ku buryo ubikunda itangazamakuru niryo nkunda cyane niryo riza ku mwanya wa mbere ntago ushobora itangazamakuru ni inzozi zanjye kuva mu bwana niga na primaire aho nize na secondaire nabaga ndi umunyamakuru nabaga nshinzwe amakuru aranga icyumweru ninjye wayatangaga ku buryo nafataga urupapuro bakavuga ati noneho dushya turaje icya kabiri ni filime n'ubundi modeling ntago bikiri cyane urumva nine iri ku mwanya wa 3 n'ubundi nabikora nshobora kutabikora itangazamakuru n'aka kanya mana nyagasani ahubwo gume mana dukomeze ni naryo rikwinjiriza ni naryo rinyinjiriza kuko mbona ibiraka byo donc nene nibagiwe ndanamamaza by the way namamariza Radiant Nyirangarama nawe twarakoranye oya bose bibazana utangiye kwamamaza yishura nabyo ndamamaza by the way yego tugana ku musozo rero urumva hari urugendo watangiye hari ahantu ugeze umuntu akubajije ngo nko mu myaka 5 iri imbere
wibona hehe nka Gihozo Josephine aka Miss Independent Nicole na yandi yose cyakoze umva ukoze introduction nziza ngewe n'ubu ndi kwibona nzaba ndi umuherwe uzaba umuherwe ariko ikintu cya mbere nzabanza mama wanjye niwe njya ambwira ngo mbere yo gukira kwanjye nzabanza ngushyira ahantu wifuza kugera. Amen. Nzaba rero ndi umuntu ukomeye, nzaba mfite famiye, mu myaka 5 nzaba ndi umumama, nzaba mfite nk'abana nka 2, mfite n'umugabo mwiza. Noneho yego bwabukwe bw'ejo turabutaha buriya bwari ubwo ku muhanda nubwo mu mihanda. Uri umuherwe uri icyamamare se cyangwa uzakirwa ureke gukina? Nzaba ndi umunyamakuru, ntago nzaba nkiri umukinnyi wa filime. Uzaba uri umunyamakuru kuko itangazamakuru ni ibintu nkunda cyane, mba numva niyo nashaka umugabo nshatse umugabo utabikunda abona nubwo ntago namushaka kuko ni ibintu nkunda bibona mu maraso yanjye. Yego reka rero nk'abantu baguteze amatwi muri aka kanya basanzwe bakuzi yego ariko ayo noneho nabakumenya aka kanya barakubona he baragukurikirana hehe? Bajya ku mbuga nkoranyambaga zanjye nitwa Miss Independent n'ubundi 2017 cyangwa bakandika mu Gihozo Nicole ku Instagram bahita bambona ndi umukobwa uri aho ngaho w'ibiro 25 ariko account yawe nabonye iri private. Iri prive. Ni gute umuntu ugaragara umenyekana account yawe private? IG yawe iri private. Kuba prive rero ni ibintu nkunda cyane kuko hari ukuntu hari igihe kigize kubaho n'ubira cyahari abantu bakajya bakoresha amafoto yanjye mu bintu bitari byiza. Hari abantu benshi bazi ko nk'amafoto nkunda gupostinga, abantu benshi bazi ko ntaba mu Rwanda, bakunda kunyitanya nk'umuntu w'i Burundi, abantu bari i Burundi. Rero ugasanga bari gukoresha amafoto yanjye mu bintu bitari byiza. So usanga kenshi rero niyo umuntu anyatse nyine request mbanza nkamucekinga nkamenya uwo muntu ni muntu ki. Ibyo bintu biramfasha. Urabona ko ntago mfite abantu benshi ibumbi bigera muri bingahe 7 ariko nyine biramfasha bakebeza. Sinshaka ibumbi 10 na bingahe bitari bizima, abantu bake nibo beza. Rero nibagende bamfollowinge ariko harimo ubwenge bwinshi, ushyiramo ubwenge bwinshi cyane. Izi mbuga zacu wabonye ibintu biberaho se, izi mbuga ntago ari nziza, no kwitonda cyane. Urumva umuntu niba agiye akwatse request mbere yo kumwemerera abanza umenye si uyu muntu ni muntu ki. Ubwo se nk'abantu udaha ntuza abantu urabona hari abantu baza bafunguye twa account turi twa fake, nta mufollowers n'umwe afite ahubwo bafite abafollowinga nk'ibihumbi 5. Uwo muntu udafite n'umuntu umwe umufollowinga ntago abazanywe n'ibintu byiza, abafashe account akayita yicreatinga ku kanya ahubwo akazanywe n'ibindi bintu bitari byiza. Rero uwo muntu ugomba kubanza ukamakinga sure si uyu muntu ni umuntu cyangwa ni robo. Ugomba kubimenya ibyo ngibyo. Yego reka rero tugushimire cyane. Akamesaje gasoza. Message rero abakunzi banjye mana yanjye ndabashimira cyane, namwe ndabashimira by'umwihariko mwanumiye Radio Rwanda muri rusange, ndabashimira cyane. Iyi radio nari mfite inyota yo kuzayicara mana yanjye nayifite mana nayifite komeye cyane. Uko wayitegaga ariko wabibonye donc njya nkunda kubabona mu mafoto n'abantu bamwe na bamwe nababonaga nyine biri aho ngaho ariko ntarababona amaso ku maso. Ni ahantu heza hasa neza, hari isuku mana we wajya nageze mu ijuru cyangwa muri Amerika. ariko nabugira ibikamyo. Ndashimira mama wanjye, ndabizi ko ari kunyumva, ndashimira inshuti zanjye zose na postinze abantu ndabizi bari kunyumva, ndabashimira umuntu wese washyizeho mana yanjye urushinge akarugumisha kuri Radio Rwanda, ndamushimiye cyane by'umwihariko mama wanjye. N'undi muntu njye nshimira birenze mama wanjye. Papa nawe arahari ariko papa wanjye sikaba yibereye umutera ishyari abari kwirukanga. Ndamukunda nawe muvuga sha ndamukunda papa ariko ntago bari kunyumva, ariko ndabizi umuntu uri kunyumva ni mama. Message buri ugeze ku muntu uri kukumva araza kumubwira ati umwana wanjye yagusuruje yakoze ibintu bikomeye. Urashaka no gusaba indirimbo? Ariko iyi n'indirimbo nayisaba cyane turirimbiye iyo wakoze kuza wubahije isaha. Ngewe abantu bahize isaha ndabemera, kandi no gusubiza vuba vuba uri donc umuntu arakwandikira ugahita usubiza vuba vuba, ntago biremereza nk'uko babivuze. Kandi ukomerezaho twifuriza ibyiza byinshi. Mu myaka 5 uwo uzabaha amafaranga sheri. Ndatakubwira twaragutumiye muri radio cyagihe uzatwibuke mu myaka 5 arafati na gato. Wakoze cyane, mukanya n'amakuru. Yego tugakomeza. Yego.